mwakoreyemo intama se? uzi ko ntakiri inzu nk'iyi ngiyi mba ntariho. Нормально, Вася. 인지라? Nje kukurengera umuhungu wawe arandambije. Umuhungu iki? Umuhungu wawe arandambije. Ejo bundi nabuze inkoko none n'uyu munsi ngiye kujya mu kibuti cyanjye mburamo urukwavu. Ibyo byose? Ibyo byose. Umuhungu wawe umubeshyera? So kumubeshyera. Ibyo uvuga ufitiye amakuru y'impamo? Ni impamo byo nkubwira n'ukuri. Kaya ubuzi ko harabaho nese ntabwo uzi ko yirwa nazira n'abari abana bigo batetse ibyo mwishamba ntabwo ari byo birirwa mu bakajya ntabwo bajya kubitekera. Yabuze icyaha ngaha ntacyo ntafite. Uri kubyumva? Ndekukumva. Inka ndazifite, ihene ndazifite, intama ndazifite n'amafaranga. Ubwo urumva yajya kwiba yabuze iki? Aha, so kugusebereza umwana reka negenerwe bye uzabibona. Genda n'ubundi niko mwabana. Soni ajya kwiba se yabuze icyangaha mu rugo rwanjye. Yo! Wewe! Muri iyi minsi nahuye na boro mwana. Umva maze iminsi ndi kugatara ariko hanakubise boro neza. Hafi igikwavu n'agakoko. Cyawo ubu ngundi kwifungo mwana. Ni boro wa Mungu biraryoshye. Ni boro biryoshye. Uraza kubibona rwose. Ushaka kwiga guteka byihore kuko bazanye icyo kurya mwana. Akibonye neza naga. Ajeka nkandagireho. Ntakwirirwa umuntu ateka mwana. Uze goretse turebe. Ariko kuriye n'iki ngiki kandi nguhaye bibiri. Wakuranyibye kanakanje. Arimo nakandi. Kwa njye ibyo boro ubutaha nibwo uzarya tubi. Rumaze mama. Ubundi iyo ubona ukwezi gushira utari wangiraho. Ubona ntunzwe ni. Nshaba hamutunye maswa twinshi maze kwahiza ukabona kamwe ko kurya. Nzahiga mu ishyamba ntiga no mu bature. Hako nanjye nanarago. Inshuti yawe ufite yakicwa n'inzara ukumva biragushimishije. Ese ubundi ko nta boro uheruka kunzanira. Ngiye nyine muri iyi minsi papa yarankaniye kwazi pa n'umunyamasengesho. Urumva niyoroweka kugira ngo atamenya ko ni baramutse bimenye barisha. Nese barukwavu nagutumye bimeze bite? Narugurishe nyine nonenzanye n'icyo. Kora hano kabisa. Hano ugiye guteka n'ibirayi. Ari hese y'amafaranga. Amafaranga nyine ari mu mufuka.
ariko so nyakwereka se gira vuba nze nkwereke ni menshi gira vuba ni ibihumbi 15 nabibonye nawe muri minsi twamwemerera rwose none se kurabona nyine umaze kumenyera akazi nta kuntu wajya wagura ibikorwa ukajya utwara n'inama ukanzanira tukagurisha ukagenda neza hantu duturanye bafite intama byiza aho nakwira ukwabo nzagenda muri iyi minsi nekemo kimwe cyiza ubundi tugenda tugenda tujye kukiba oya nje ntabwo najyana nawe nje urabizi wowe aho hantu nibo bakuzi kubera aribo bakuzi rero uzagenda uri kuneka none uneka uzaba wabamenye nijoro ugende noneho upfumura uhita utwara intama okay ibyo ndabikora kubera ko papa wanjye ni umukire kandi akunda n'Imana cyane nta nubwo bankeka ko ibyo bintu nabikora ubwise ukuri ntuzongere kumbwira ibintu by'Imana sibyo kuba ndi hano mu ishamba ntabwo ari uko iyo Mana muvuga se kuki itumye mba mu ishamba papa yubaha Imana ariko nje ndarengere ndakubwiye ngo ntiwongere kumbwira ibintu by'Imana sanzabikora Sankara ndaje kubaraka none ndi mu hano gato yanaje icaranga ibintu biki ntasoni ibintu mazemo iminsi ni ibintu ntabyo rwose uravugisha ukuri kw'Imana urananiye nukuri urananiye ntabwo nakunanira kandi hari umuntu nawe natutse se ko bambwiye ko hari amabandi usigaye wirirwana nayo amabandi mu ishyamba muri kotsanga inkwavu inkoko ayo nayaheye abantu b'iki gihe ntubazi koko ubu najya kwiba muri urugo navuze iki koko uravugisha ukuri ni ukuri kw'Imana pe yo mu ijuru uravugisha ukuri ni ukuri kw'Imana isubiremo ni ukuri kw'Imana rwose barice nibyo cyane rwose pe ubizi ko mubavuga nk'umuntu ukunda Imana ntabwo najya kwiba rwose yego uranyubaha uranasenga ni ukumbeshya ariko rero nta nuko byizera neza ni ukuri byizere ni ukuri pe sawa ngo nk'ubwo wenda bakoreseraga ariko ubwo nzabimenya abantu b'iki gihe baranyaga natwe baratwanga hano mu rugo aho kujya ugenda neza imodoka batazayitega imisumari sawa ese ni mwene kare mwabo shijya ushitse hano makuru ni meza cyagiye nazo gace aragiye murabura kare mwabo arahoze uyu musaza araho rega abasaza ahantu bagera ukabona rwose imbaraga zabo ari nkeya cyane ubwo naringiza hano hepfo gatoya ndavuga indene kangiye mbasuhuze n'umusaza mubwini naciye kwa Rutayisire rwose nta kibazo yenda yagira agatima anjye mvuye mu mirimo mu matungo yanyuma ngusanze ni kugasoma ndi gusubiza aho nakuye mbese usiko nakurangaranye se ubundi kugahinda usoma kugata nsanzwe ntabwo nsoma ntabwo ujya ureba hose nzi ko kare mwaba ari umukunzi wako wowe wabigenjeje uti ntabwo nsoma rwose yarananiye wagiye gusomera se nkunda kurwara mu nda nicyo kibazo aka ngaka kavura mu nderega nahita mpfa wahita no kwa muganga barambujije ese ntabwo wakwihangana gusa ni aka ngaka ndi ubu ntabwo wakwihangana nawe ngo mpuzanire urebe ko wagerageza umuntu wese kikora yenda ubwari wowe nta kibazo ariko ni uburyo bwo kubahiriza ariko ndasoma gake wayashaka rimwe abo turi tuti reka mpuzanire ntabwo wataha udasomye nta kibazo rwose ashyira nawe manura akavumbi yakoze
kubona icyaka cyane kinakwishe. aha nta cyaka ni ibintu buryo utanywa namwe nk'uri kunywa amazi ahubwo mu kanyage nakitura no hasi kubera kutabira nuko nyine nagira ngo bahitse bana tugira umuco wacu baradutoje naho muri s'amatungo mfite amatungo ya kizungu ubu niyo nahoze nitaho ya kizungu firizoni oya ntabwo ari amaremare ntabwo ari inka isumbire igiti oya ni intama n'inkwavu hari utuntu tw'utureba duto bajya gukora twa kizungu n'utwo oya ntabwo ari izo ngizo ni inkwavu n'intama nizo noroye ngewe ko ntabwo nzi uko zisa pe n'urukwavu sindarubona rwakora inka n'inkoko ntabwo ndabyinja ntabwo bizi ukuntu bisa hajya kare ngabo ntabwo igeze kubyorora shaka papa se ko yoroye ihene n'inka hacubaze turabakire tworoye ihene ni dufite ifamu nini ni dufite n'inka eshanu mu ariko kare ngabo yarambaye inka bifite muri bije ndimo mbatandi rwose ariko izo proje rwose ntabwo azizipegeho ubwo nzi wavuga uvuze proje ngira ngo twatuye bajya bavuga ngo abantu baci duto sinzi uko turi oya reka nere kugutera amatsiko ibintu tugende ngiye kuzikwerekana wihera amaso nta y'inzungu inzungu nta ndazifite zimwe zifite ubwoya za kijyambere mbese reka tujya rugiye kunyega na papa nawe nabonye intama y'inzungu rwose nta kibazo kansome reka nyimaremo ubundi nta mwana ahangaha n'abasigiye tugende ngiye kukwereka neza ntama z'inzungu izi ni za ntama dore n'izi ngizi urabona ko ari za kizungu intama ni byiza dodo iki ngiki kirahaka ndi gutinya ko kizabyara eshatu zose ni intama eshatu kizabyara ubu nk'iyi ujyanye mu isoko baguhangaye iyi ngiyi se iki ngiki ni 35,000 shafite intama nziza rwose oya ngiye rwose intama zabwira papa ntazagura intama kuko rwose wowe intama nk'iyi ngiyi iraguye mu 35. ntiyasubire kubona atari za kijyambere ntabwo ari nka za bintu usanzwe ubona yewe twa tundi ari udutama duto ubona tugenda duhese umugongo utamenya ko tugira n'inyama oya ngewe unatujyanye no ku isoko nta n'uwatugura ngewe utwo ntabwo natworora norora ayi ngiyo hano yagura 40 bayaguhingiye iyi ngiyi wayishyize ku isoko 40 bayaguha rwose 40 nakwiriye pe intama se wazibonye se ntazabonye rwose ufite ibitama byiza ubu muri iyi minsi kubera ko hatiye abajura ntabwo nasiga ntazikingira abajura muri iyi minsi basigaye barakaze cyane niyo mpamvu gusa nawe here hakiri ntabwo bagakira ingufuri ariko niyo mpamvu oya mbere ntabwo nayishiragaho ariko muri iyi minsi banyibye urukwavu niko baragwitse siko abajura bakwibasira oya nyine nanjye nabuze icyo nabakorera reka nkwereke inama nziza ubu ngubu abajura dore umuti w'abajura uzagende ujya ahantu h'abapfumu umurogeshe nashaka azatamanga nibwo abantu b'abajura bazareka kwiba uzabera abandi urugero icyo gitekerezo umudamu wanjye igeze kukingira gica amazi ariko kuva nawe ukimbesha iyo nama niyo kogesha abajura ndaza kubikora nibwo ubujura buzacika ndibuze kubikora kabisa asa abapfumu b'iki gihe koko hajya ngo babaho hasi ukwavu kari njye wagwibye uramutse ndogeshe kandi mugiye inama kuko ntabwo byazangaruka ntako wapi abantu bapfumu se babaho nta mupfumu ubaho byo ni ukubeshya nyine wowe uruzi genda uruzane genda ndagucungira njyewe wowe neza ukataza kukubaza sinzi nyine mu isi yacu bose b'iki gihe ngo bakinisha ingufuri hacinze
Weekend tuzayiryoshya neza sha. Yure boss. Boss. Ya nama yawe nini bayitwaye? Uvuze mu kisha. Ya nama bayitwaye. Iyihe? Imwe nini? Kimwe kinini? cyane wowe ngambanira amatungo ubundi bayiburi he? Oya boss. Boss, wamba bari dore ndanapfukama. Ikigabirizani wanje uziko ntagira inzu nk'ingi mba ntariho nzaza nyikoreramo mpaka kugeza mpfuye. We abantu baje hano rero bisaba kwitonda, nta kugenda uvuga amagambo yose wibona uko ushaka. Utware ari hariya mu nzu dore ijambo aragenda uvuga genda umubwira uti tuje ibutware gushaka abatware. Abatware? Nta rindi jambo ugomba kuvuga, uvuga ibyo akubajije gusa. Umugenderera n'iki? Nje butware nje gushaka abatware. Ngaho shika aho ngaho umbwira ikikugenza. Urakoze mubyeyi. Mubyeyi, ndi umworozi, mfite amatungo none nabuze n'itungo rimwe nakundaga. Itungo ryari rinini kurusha ayandi, none ndagira ngo rero umuntu wagibye ungerere uko umugenza. Nicyo mbese njyewe rero buriya iryo tungo yaba rimeze rite? Ni intama imwe nini cyane yarahakaga. Intama? Intama. Igikurikiye urakizi? Ndakumva mubyeyi. Shira umufuragiro aho ngaho kugira ngo icyemezo cyawe cyemerwe neza. Umufuragiro? Mubyeyi se. Ayo kari makeya muvandi. Uzi yuko n'urukwavu rwawe ari we wagwibye ariko? Ni wowe warujyanye? Ntabyo uzi se? Njyewe nzi kwitegereza cyane neza buriya. None se nshira hangahe mubyeyi? Nawe urabona se shira wenda nk'icya kabiri cyayo ngaho ushize aho ngaho. Reka dukora akazi. Nturora. None se ushaka hajya ko namukorera iki? Are gose. Kuva amenye ko ari nawe wanyibiye urukwavu. Ndagira ngo mungenzereze azajya tamanga nk'intama, arishe nk'intama. Mbese hari hose yewe ajya tamanga nk'intama, nibyo nifuza gose mutware. Ibyo gusa se? Ibyo birahagije mutware. Ntunakigendeshe nkaco se nk'iyo ntama koko. Nahigiye bagiwe nicyo ugishiremo ajya agenda nk'intama. Ngewe mva mubwire. Ubu tuvugana umutwe wamaze kukigarika neza neza. Nibyo se mutware? Nje ndi mubi buriya. Je baranyemera buriya. Yo amaze kucararika. Imana ishimwe. Nizere ko agiye kubona isomo. Urava hano neza neza kiri kugenda nk'intama neza neza. Nuko murakoze mutware. Wakoze akazi ira ntamara amafaranga. Iyi kweri tugomba kuyinywera tuyanywera zana wowe zana mbere ubundi kandi ngiye uri bwishyure. nta kibazo ujye umenya ko ari ngewe ubabaye. Utandyarya mwana. Nta kibazo rero uri mu Kibazo tugiye kunywa ariko taryarya rwose ngiye gira vuba mani gira zana
basi yume igihumbi wenda nkanyibitsa nzakiguhera turangije asa reka tujye kunywa nta kibazo nicyo mwemerera rega ariko nanjye ndi umuntu w'umuga umuntu wagiye kwiba intama sha hari kwa boss kari kwa buri kantu me harimo bye aya mano umusista ni umumaro nuko nyine iwacu ni kwa pasiteri ntabwo ariko mbwira papa yashaka azana wa kabiri Papi. ariko uriya mubosi twamukubise mwana nkora akazi urumva nkora akazi bosi iriya ntama niyo kunda niko uko niko mwakira abakiriya Papi. Papi. faranga tugomba kuyabonera paka weekend tugomba arakoze n'iki gihe wowe mu gihe baba baguhamagaye tuba dufite yacu twebwe urumva waguswa video baguhamagare ugire uburimo namugenda museta ibirenge gusa gusa nayo baguhembera se maze se nanjye ubwaje ndagaso baraguhikirata mabuja cya kibiti kimwe gicagase metsenge kora hano kabiri umaze ikintu none mugewe iwacu papa pasiteri ntabwo byamitsinye ntabwo twabimenyereye mbese iwacu turi bakunda imana cyane papa nanjye urumva nyine mu kasikoro pesa kasikoro ko ntabwo ntabwo ari inzoga turaje tubazanira ko mujye mugire vuba abana bajya mu iki gihe mu mutaro mutajya mushyira ibintu kuri gahunda uko bavuga ndadiye uko imana isaramukayo ukwenda tumejeje gifungura kizamuka kigera yego sha yomba aha ari umuntu w'umugabo rwose cyangwa muzi neza muri mugira ku ruhande uzi rimwe ishamba riramo cyakaho inama nkayizana kabiri inda ako ngiye igikapu ndagifite ko nyine ako wakwiye kuba ufite igikapu abantu nk'ibigeri ko mugira igikapu kuki azagiriza abantu za tuba twaramize baro mumira baro se nye n'umuntu yanabakira umuntu abara umuntu ntabwo ari baro yo gukina okay nta kibazo rwose we muzane n'aka utundisha twangusha tumusukamo hano ubundi rwose ubundi ukajya muri furi ku buryo neza ubu ngeze naho inkiri nahishorera nkayizana tukajya kuyigurisha powesha koko abazana barusha mubwire ubwa mbere ubwa nyuma ngiye n'ingaruka hano toka mabuja tuba bari kuba twatambikiriye ariko kuri tuba dufite ayacu dufite ayawe urategeka umva mugabo Yego nayawe. enda hano tube tuganire ko ntukicare kure yacu uri kunywa nk'ikimodoka cyawe kunywa ngenda Yesu daba harimo ba Yesu atuma amafaranga magana harimo ba Yesu ko turi kumva kabari kari kumuramo Yesu ntabwo tuzaba babusha yes akira nawe yakucheka nyine wabona uranywa se ubundi Yesu se uri inzoga wa ni wayinywaho sha wambaye urebera muri ibyo bintu umva kati murakoze ibyo ngibyo tunywa tarasha ntabwo tunywa kuko ntabwo byatuma akazi kacu kagenda yego sha ntabwo mwanywa kandi nyamara ugeze mabuja watariwe yasanga bazimazemo cyazimaramo nyine kiriya Nabwiye umesiga kunikira umukozi. ariko umutwe ntacyo ubaye iki se kandi ariko ndumva umutwe usa naho ugiye kuva pe umutwe uri kondya
aho kugira ngo urye se nturi kukurya kandi areke ibiro byo mwica abantu mwamenyereye kuba mwishyamba n'ubundi kumwaba nta mutima mugira imitima yanyu imeze nk'inyamaswa ko mubana nazo wasenze imana uvuga yo mwijuru se umutwe uvuga nirabafasha kuri muranjye umva sawa umva kandi ngiye kugusaba wakihanganye wenda basi kuri twa dufaranga wenda tukagabana nkarako najya mu rugo ko mva umutwe umere nabi ko naza kugura icyayi ndetse kumuhasha ndumva umutwe undya byagana udufaranga se amafaranga rero wa muhungu we mubwire muri iyi si twese dutunzwe n'amafaranga niba papa wawe wari umukira afite ariya mafaranga angana kuriya jya uduhumbi veni tutanaguze n'intu ukaba uri kunyaka amafaranga si urakeka njyewe mbayeho si papa wanjye azi ko ibi ngibi mbikora ni akazi kawe byose ko nagusangaga mu ishyamba nkakuzanira none n'ibyo tugeze iryo shamba nanjye ngeneye kuba mu nzu nziza kandi ni wowe uzanabikora nka basi wenda mbabarira ni ukuri ko ndumva umutwe umereye nabi aho nyine genda ujye kuryama umeze nk'umuntu ushaka kugira genda ujye kuryama basi wenda amafaranga ihangane 20 wenda wampaye w'agahumbi wenda agahumbi agahumbi se 20 ko uramburamo n'igihumbi cyo kugura icyayi igihumbi akorana none se waya nanyuze ngo ugiye kumba icyo gihe wenda nawe kumwamo icyayi ihagurukire wigendere nta kibazo ariko wabimukiye ubaye umwana mubi oya nta kibazo byose bizakugaruka uzana n'inka niho nzane wowe genda uzane inka niko nzajya mugenera none nta kibazo sawa sawa akubwira mabya karimo kagenda neza cyambona ukora neza kandi akazi kagenda neza uri n'umusore mwiza turakoze mabya kandi mu gikari njye gukora